turanashima Imana ko wa mugani tukomeza n'umuryango wa Pastor Claude uwo wishwe wa mugani n'umwana we ete urumva ko aho bigeze byakadukanguye cyangwa umwana wibyariye akakugegena ntabwo ari byiza nabasha umuryango turawukomeza iyo ndaguha urugero kandi rw'abantu bakomeye batsinzwe n'urugo muri Bibiliya. Yego. Umugabo wa mbere watsinzwe n'urugo kandi bibabaje cyane ni Samuel ageze imyaka 14 ndamubura umwana ajya mu rumogi umwana wa APOTRE ajya hasa n'abandi bose ndamubura at 14 biranyica nkabwira Imana hamwe n'amasengesho nakoze hamwe no kubabundikira yego pe numva ndi crashed ariko niho namenye ko ari urugamba nagiye kumureba London ku ishuri arambwira papa ndi ku rumogi nyaguhisha atari ko rurananiye nanjye sindushaka yongeraho kandi kantu keza arambwira ati papa unsengeye byarangira nemera ko umukozi w'Imana gutyo mushyiraho ikiganza nyuma y'ibyumweru 2 Imana irantabara urumugera ariko sawusa nyuma yaho icyaro mu gikisimurwa n'inzoga aje atashye no mpabo umusinzi rimwe arambwira atari ko zakazi nkabonye sinagashobora so ukumva hagati urajya kurokora abana b'abandi mvuge gutyo ariko abawe mu rugo ntera blague uburyo banzaniye facture yanditseho amazina yanjye yombi Joshua Masasu ko nitwa Joshua dusangiye itariki y'amavuko dusangiye n'amazina yitwa Joshua whatever hanyuma mbona rimwe bazaniye facture yanditseho Joshua Masasu Mitsingi 3 nane primus gutyo mbwira nyina pfa kwishyura nyina n'ubwo kwinjira dore uko bikurikirana Imana mbere umufasha ha kabiri umuryango ha gatatu umurimo w'Imana ha kane umunsi umwe nagombaga kujya kuri Goma kwigisha kwa mbere ariko nibajya anniversaire ya madame so navuye Burundi ngeze hano muri buce ngenda kandi rwose bantegereje so hanyuma nibuka ku mugoroba ku cyumweru ndagomba kuzinduka kugira ngo nze gukora igiterane kwa mbere telefone rwose Imana ishimwe ko umuhungu wanjye wari hari yarananyumvira abwira nti mwana wa nibagiwe kw'ejo wari anniversaire ya madame unyeme nzatangira kwa kabiri ushaka uyu munsi nawe wirwarize wigishe gutyo ariko sinaza nabansitaje ariko ku kantu ko gusibira umunsi umwe ku bwa madame kabaye undi munsi Imana igira neza nafite miles bese ibirometero bibarwa byasigariye bimaje amatike 5 gratuit mbese wagiye ugenda cyane so uraho wanda amatike 2 3 mbajyana muri Afrika sabana umuhungu wanjye arambwira ngo dad you are about to become a real dad now mbese ngo ati nukiba papa urumva bari bafite igikomeye si kwa abandi bana ubumvaga abandi bana papa wabo bajyanye kuri konje Hong Kong bagiye Dubai wacu we harya nta kukiko ndengera umuntu ujye kurwana n'abadayimoni nirukana umuntu madamene ku muntu akambwira atari Masasu ko uratwirukana utumereye nabi ariko nawe umuhungu turamufite ntabwo akanyafara icyaha ahubwo kutagatanga n'icyaha nturinde umwana akanyafu kuko ubupfapfa buzirikiye ku mwana ngo akanyafu kazabunga so kwema umwana akanyafu agakeneye ni ubuswa no guhumba rwose akoze Imana ashobora kwita umwana shyira muri dushe ufata akanyafu utikure rwose ubu hari souvenir Joshua yari afite namukubise na Debora bose abana banjye bafite souvenir n'abahani
ubwire umwana ukuri yewe n'ukuri ko hanze ubwire mu myaka yawe abana bafite tendensi yo kwikinisha urugero speak true language ukamubwira imihango rero imihango bisobanura ngo ubaye umugore ukinishije ubushuti watwara inda nk'abana b'iminyendaro tuvuge rwose imyaka nyina yatwareho inda ye bamujaragataho nk'isazi ubona nyine ko uyu mwana ashaka gusubira mu mateka yawe umwuka w'ubusambanyi ubona umuriho ukomeye pe kuko afite nka rukuruzi kandi abantu si ukumukunda baramwifuza urumva ko hari itandukaniro kumurarikira no kumukunda biratandukanye abenshi nabo batwara inda barepete ya mateka cyane dukurikiwe n'abantu batandukanye bari muri gahunda zitandukanye kugira ngo duhuze igihe kimwe cyangwa duhuze mu mwanya umwe ndumva twakwiragiza Imana karibu reka duciye bugufi dusenge Imana y'agakiza kacu duciye bugufi twifuza ko wabona ubufasha buvi wawe turagukeneye bana natwe tubere alpha tubere omega uyu mwanya rwose uyoborwe nawe uduhumekere umucyo wawe uduheshe kubona umucyo uduhe bwa bwenge butari ubw'umuntu gusa impumeko ivi wawe dutangirane nawe dukomezanye nawe turangizanye nawe maze ubwoko bwawe bubakwe bwubakitse kuva ku mwuka w'Imana icyubahiro kibi cyawe n'ishimwe kubwa Kristo Yesu umwami amen apotre mumeze neza turaho yego Imana ishimwe cyane ariko turakomeye amina icyorezo ntabwo kiragera mu rugo nikizanahagera Imana ishimwe cyane rwose ubushize rero twaraganiriye kandi bigenda neza cyane abantu bagiye baduha feedback baratubwira bati umubyeyi wacu nabwo kumubona bitoroshye ariko afite ibintu byinshi cyane isi ikwiriye kumva cyane ko twagana kuri topic ikomeye cyane twagiye dukora ahantu benshi badakunze gukandagira cyangwa se badakunda kuvuga bakunze guhunga cyane ariko kandi ntakiza ubugingo bwa benshi nkeka ko rero n'uyu munsi wa none ikiganiro tugiye kugira hari benshi kizafasha kandi hari benshi kizagira aho gikura n'aho kizageza ku ikubitiro nayo ifite ikibazo cy'amatsiko numva nshaka kubabaza kuki hari abakozi b'Imana benshi iyo wabahaye topic yo kuganiraho usanga bafite agenda abandi ugasanga nta agenda bateguye kandi ugasanga rimwe na rimwe ibisubizo bagiye basubiza bombi bose ugasanga basubije neza cyangwa se ugasanga baganirije abantu neza buriya biterwa n'iki biterwa hari uburyo umuntu aba ari systematic akunda gukora ibintu bitomoye ku murongo ukabona iyo utamuhaye uwo murongo biramukoroga hari undi rwose iyo umubajije ibiri mu mutima we abitondeka cyangwa se abisukuma uko abifite rero hari n'undi gusa yumva ko gutegura ari imvune akumva yabivuga uko abyumva ariko hari n'abantu bameze gutyo badakunda ibitondetse hari n'abandi bakunda ibiri ku murongo ariko nanone ntabwo bihumugisha ubunebwe gutegurwa yego uyu munsi rero numvaga nifuza ko tuganira cyane ku kintu ntekereza ko wenda mushobora kuba mugenda muhura nacyo mu murimo w'Imana cyangwa se n'abandi bakozi b'Imana bashobora kuba bahura nabyo ngira ngo ni topic nini cyane ariko turuze kwibanda ku burere cyangwa se uburyo umukozi w'Imana akwiriye kurera umwana we cyangwa se abo mu rugo rwe ku buryo Imana imureba ikabona arimo arakora umurimo mwiza ariko kandi ibyo ntibize gutuma atakaza inshingano afite mu itorero cyangwa se mu murimo w'Imana mu buryo bwagutse nashaka kugira ngo mbabaze ese umukozi w'Imana inshingano afite mu muryango ni zimwe n'iz'abandi cyangwa agira exception umuryango urashaka kuvuga uwe mu muryango wenda
ni dadi mami n'abana cyangwa se n'abandi bari mu rugo? ndashaka kuvuga icya mbere ko umugambi w'Imana mu gukiza umuntu ni umugambi w'umuryango. Umuryango ni ikintu gifite ikibanza gikomeye mu mutima w'Imana, kandi urebye Bibiliya buriya ni igitabo cy'umuryango. Yego. Guhera gitangira mu bukwe Adamu na Eva, kikarangira mu bukwe bw'umugeni wa Kristo na Kristo. So hagati aho nanone ni imiryango gusa. Aburahamu ni umuryango, Nowa ni umuryango, Yesu ni umuryango, Mariya ni umuryango, Yosefu ni umuryango. Yego. Nta kintu na kimwe ubona kitari umuryango. Ikindi cya kabiri ni uko ahantu hose Imana yafashe umugambi wo gukiza umuntu yamukizanaga nabi. Yego. Ni ukuvuga ngo ajya kubwira Nowa ujyemo wowe n'abawe, ajyamo n'abahungu be batatu abakazana be. Hanyuma niko yabwiye Loti, nta muntu ufite ahangaha, nta mukwe, nta mukazana, nta wawe, nta muhungu, nta mukobwa, kuko mu mayindi y'Imana plani yayo mu kudukiza si plaisir gusa, ni plaisir n'umuryango. Yego. Tubandanyije tunavuga kuri wa musirikare wari ucunze ba Paul na Silas muri prison, yavuze ati mbigenze nde? Aravuga ati izere Kristo ukizwe wowe n'abawe. So icyo kintu cyo kuba umuryango none Imana yarabikajijeho, aravuga Bibiliya iravuga gutya ngo ni gute washobora kuyobora itorero ryo hanze y'Imana unaniwe n'umuryango wawe? Agomba kuba afite umugore umwe, akaba anarera abana be mu kubaha Imana. So discipline. Kuvuga ngo imiterere y'umuryango wacu iduha ishusho y'umuhamagaro wacu. Ni ukuvuga ngo abana batunaniye, urugo rukatunanira, ubu nibyo navuga ngo ubushize nubwo atari topiki, twagateretse mikoro tukabwira Imana ndumva mfite ipfunwe ryo kuba nta buhamya mfite, kuko itorero rya mbere ryananiye, arirwo rugo rwanjye n'umuryango wanjye, ndumva binyambuye ubuhamya ku itorero ryo hanze. So iyo courage rero si benshi bayigira. Ariko tugomba kumenya ko Imana yita ku bacu, yita ku muryango wacu, kuko mu kiduhesha ubuhamya no gushira amanga harimo n'uko tuba dufite umuryango mwiza. Gusa nanone twareka kutabyemera ko harimo ibiduhinyuza byinshi mu muryango. Tuba twagiye hanze kubera ishyaka n'umwete, tukabura umwanya ku bacu. Namba 2, umwanzi arabihiga, kuko adukubise hasi umuryango uhamugare tuba tumugaye. Noneho hakaba rero amakosa dukora, tukavuga ngo nta kibyure wambazaga, nta kibazo, abana ari bazima atari bazima, mubyara umubiri ntubyara umutima gutyo. Ariko byakabaye byiza ko tubyitaho. Namba 1, ikosa rya mbere, iyo dufailinze tuzirinde kwisobanura cyangwa tuzirinde kubisingiriza. Niho navugaga nti ni gute watsindwa n'urugo aho kugira ukumva ko ufite akaga ngo utakambe ukabyita ko uri intwari, aho kumva akaga uvuge ati Imana birangoye ntabara, wowe ukabyita izina, kuko ikintu wa justifyinze, ikintu wasize irangi cyangwa wavuganiye cyangwa se ntabwo wakitakambira. Ayo niyo makosa rero bishobora. Iyo ndaguha urugero kandi rw'abantu bakomeye batsinzwe n'urugo muri Bibiliya. Umugabo wa mbere watsinzwe n'urugo kandi bibabaje cyane ni Samweli. Yaje mu rugo kwa Eli, yaje Imana yamwohereje nk'igisubizo. Uzi ko nyina yari akeneye umwana, atabyara, aratakamba, Imana yohereza Samweli avuka nk'igisubizo, kubera abana ba Eli bari birara. Rero aje kuba igisubizo cy'urubyaro rwangiritse, abana basambana bagira. Ageze kwa Eli arundukira mu buhanuzi, umva rero akaga. Bibiliya ivuga gutya ngo Isirayeli iramubwira ngo
urashaje yego kandi abana bawe ntibagenda mu nzira zawe yego urumva ko kuba waraje wabonye abana b'ibirara waje gusimbura n'abawe bakaba ibirara kuko Israel yashakaga umwami nk'andi moko nakabwira se ko Imana ariyo mwami wanjye kuki mushaka umwami baramusubiza atari ko urashaje n'abana bagenda mu ngeso zitari nziza rwose gufailinga muri famiye ni ikintu kibi cyane nubwo tubyitwaza abana pastori n'ibirara abana pastori nibo batazi ukabona bararabyemeye tukabihatana David nawe ntabwo twavuga ko urugo rwarishasha kuko David nawe abagore bari bangaha abana bamwe barifuzanya baranicana ndabona ko rwose so rero icyo kintu cyo kumva ko umuryango wacu tugomba kuwuryamaho tugashaka Imana tukabwira Imana tukarwana umukobwa n'umuhungu barimo barafiyansanya rimwe na rimwe hari igihe bagira umugisha wo kuganira ku rugo rwabo rw'ejo hazaza wenda aratabigana ariko hari abagera ku rwego babazanye bati se tuzabyara abana bangahe wenda ubona twabyara abana bangahe bitewe n'aho isi igeze bakagana bakabijyaho inama ese Apotre mu buryo bwo kugira ngo ejo hawe n'umuryango wawe bizabe byiza ni byiza ko upulaninga ukavuga ngo turifuza kuzabyara abangaba ese ntabwo ari topic wenda turibuze kwinjiramo neza ariko kugira ngo tuze kubikomezamo neza ese aho hantu ku muntu hatekereza Apotre ubyumva uti gutekereza abana uzabyara cyangwa se gupulaninga abana muzabyara mbere y'uko wenda mujyana mu rugo cyangwa se mwamaze no kujya mu rugo ariko mutarabona abana oya rwose hari uburyo bubiri bamwe bavuga bati byarabushoboye inzu se gutyo baravuga ngo ya bose tupange dupulanishe ariko ihamenere yego biravuga ngo umugisha w'iteka uduha kunguka yego nta shavu iwukurikira bivuga ngo ubyaye umwana ugutera ishavu utishimiye ariko umwana ni akaga ari nawo wamubyaye ni akaga aho rero hazamo kurenganiza cyangwa kwifuza kuvuga ati ariko njye abahungu babiri n'abakobwa babiri si oke ariko uzi kubyara umwana akabatungura mutamushaka kubera ko mwumva wenda n'akazi wambwa n'umuhamagaro ibyo ujyanye byo kwinubira uwo mugiye kubyara ni umuvumo kuri we cyane urabasha kumugiraho ingaruka aranabyumva kandi n'amezi 6 mu nda arabyumva umwana wagize rejection arabibona urabibona ko uyu mwana yigunga ariko bigafatina ko rwose hari akantu mwavuze mwinubye mwitotombyeho rero aho wakwitotombera cyangwa se utakira nk'umugisha wifujwe ndetse no mu bintu bya deliverance no kubohora abantu usanga nk'umwana kuri kw'Afurika nyine abya abakobwa babiri haje uwa gatatu kandi te n'indi ndaya urabizi n'imvugo nyine itari nziza byafekta umwana pe hari uruhinja w'umunsi umwe no mu nda gutyo bamenye ko ari umukobwa bigatangira iyo rejection irakora so kuri njyewe rero ikibazo ntabwo iringaniza si cyaha upfa kwemeranya kugira ngo uvuge uti Imana yaduha umugisha ugeze aha kandi uratunyuze rero nyuma y'aha ngaha twasaba ko twapanga tukabana ariko ku by'urubyaro ndumva umuntu rwose aranyurwa agashima Imana hungu nakobwa twarabasabye dufite hungu nakobwa ndumva mu buryo wenda bwo kubarera kuko ni ministry abana barahenda mu buryo bwose si gusa amafaranga no kubitaho n'umwanya no kuba rero ikibazo rero ni gute muhagarika ni gute muringaniza aho rero hazamo ibindi hari metode zimwe ziri vraiment diabolique za satani kera habaga icyo bitaga umuringa cyangwa sterile bagitaga gakoco mbese bagashyiramo mu mudamu noneho igi ry'umugabo n'igi ry'umugore yamara guhura kandi kuri Bibiliya ibyo byahuye ubuzima bwawe bwaragiye noneho gakoco bigakocora iryo gi bigatuma bisa n'ibishonga nk'amaraso ariko n'ubwicanyi iyo forme rero ya kera ya gakoco ifatirana hakurya no kuvuga ngo irinda ibuza development cyangwa se gutera mbere k'ubuzima bw'abantu umugabo n'umugore intanga z'umugabo n'iz'umugore biba byahuye ariko ikabibuza gukomeza ikanyonga urumva rero biblically ubwo n'ubwicanyi byamaze guhura
bivuga ko iminsi yose yawe itarabaho ukiri ku rusoro nako n'urusoro bahutse urumva ko aho ngaho n'ubwica ariko hari metode ibuza ahubwo ko amajya ahura iyo nta kibazo gihari ndumva rwose ari uko navuga biremewe biva no kwemeranya no kuba unyuzwe n'umugisha wahawe yego icyo ngicyo cyumvikanye cyane ngo abantu benshi bajya banabijyaho impaka cyane ariko ndumva byumvikanye hanyuma ikibazo numvaga nahita mbabaza nyuma y'iki ngiki umuntu akibaza ngo ese uburere bw'umwana butangirira hehe twamaze kubona mwumvikanye abana muzabyara kubafata umwanya wo kubiganira kandi ntekereza yuko ari n'intambwe nziza cyane ngira ngo hari abana batarabiganiriye abo bataba Imana izaduha nabo ariko ni byiza cyane ko nanone mu bigambira mukanabisengera kugira ngo birusheho kuba byiza hanyuma ku muntu wamaze rero gutekereza abana bazabyara hanyuma rigatangira kubaha urubyaro uburere bw'umwana butangirira hehe icya mbere bitangira atararajya no mu nda ukavuga uti nkanjye nasabye Imana ko yampa abana 5 ariko idea yari ukuvuga ngo njyewe na madame nabo tugire icyumweru mbese tugire tube 7 apotre ihangane urwego gakeya iyo ugize sinzi n'undi bugiti byabo we na madame we ntimwumvikana ku bana muzabyara aho ngaho bigenda gute murategereza murabyara abo muberanye kuko nimba ajya avuze 5 ukavuga 4 turabyakutse kuri 4 tukazasengera icyo cyemezo cy'uwa gatanu ahenshi nk'abantu babana bumvikana bakundana kugira ngo mvuga atari ugane badakabwira kuki udashaka uwa gatanu wenda ukavuga uti ndumva economically kurya none se ababo babayeho so mukaganira akakubwira rwose ndumva cyangwa se urugero mbaga bambaza mbyara bambaza so rero umushyo n'ibindi ntabwo ari byiza 4-5 hari urwego rwose zarene itakomeza gutyo tuvuge nk'umuntu gutyo hari impamvu ziba zituma ndumva umwe muri bantu ushaka undi mwana hejuru ku rukundo afitiye madame habaye impamvu rwose mwabyumvikana ndumva rwose n'ikindi cyemezo cyose mwafasha mwajyaho inama nk'abashakanye so ndumva mutabyemeranije mwastopinga mugasenga ubwo ndavuga abizera Kristo muko byumvika ko ndemera ko nta cyabananira yego twari dukomeje rero urumva uti uburere butangira umwana ataravuka uri mu mushinga ngundi yego warikeye kumaka urugero rero uti na madamu twatekereje kubyara hano 5 my dream yari kuvuga ngo nzagira umuryango resitere wa hafi ku buryo umwe azagiriza ubusa kwa mbere undi kwa kabiri mbese tukavaringe w'ikirusi mbwira Imana ndumva 5 nanjye na madame njye nimba ndi kwa kabiri gusa tukavaringe gutyo nibo yampaye so umwe rero aje umwana aje niba ari uburere numvaga nanone nkirongora ari mfite sinzi aho byavuye numvaga nshaka nk'imyaka 3 no kubana na madame gusa gutyo tumaze twinjoying yanatangiye ishuri ya university numvaga wenda yarangiza nibura iyo degree ya mbere tubandi gutyo Imana iradukanga ukwezi kwa mbere umugisha bazi bashaka kumara imyaka 3 muri buki neza kandi numvaga bifite reason ndarabye ibuka mushiki wanjye nkurikira yaraje arambwira ati ariko ndabona Imana yaguha umugisha ndamuvumbukana n'ibiki ndakagata cyane arambwira ati nyamara byaje nabonaga madame nyine nk'umudamu abona ko madame yitwaye n'ibindi ntabyemera so kashori turasaba ariko icyo gihe mwita Joshua Munda kuko buri izina icyagize izina kibaho mwita Joshua Munda numva ko ari umuhungu tubanze yego icyo gihe n'impamvu sinakoze na consultation sinakoze n'ubuganga bwo butaratera imbere mu mitwe rwose bigira amezi 9 namenye ko ari umukobwa ngiye ku bitaro umwana ari kuvuka mbese umuganga niwe wambwiye ati ubyaye umwana w'umukobwa mwiza so maze kumenya gutyo ndavuga umukobwa so ni gutyo yavuye kuri Joshua aba Deborah ariko icyo kintu cyo kumwitirira ubuhungu nagombye
kumuhana no kumusinyura kuko it's something kuko urumva ko iyo mind yo kumuha indi identity adafite erega ubuzima ntibutangira nyuma yo kuvuka n'umundi igihe wa mugani usoro rwahuye si ubuzima se so management itangira aho ngaho ndibuka ajya kureba nyina yabyaye mbese ninjiye gutya ndamubwira nti nubwo atwara igikara ako kana ko k'igikara nako kabaye ikindi kibazo kuvuga ngo hari utuntu tw'udukosa gutyo umuntu akora ariko nagombye kubyihana ngo umwana no kuri nyina no kurenonsa kuko icyo kintu kiba cya rejection hanyuma rero Jozu aza kuza wa kabiri urumva ngenda nimubaze wa mbere aza wa kabiri uburere ni iki rero urugero umwana w'imyaka amezi 6 arabyina mu nda arumva yumva muziki yumva iki cyane urari mu nda uramugana hanze cyane amezi 6 ni menshi mwaganira nk'ibyo uraririmba akamuvinga hari igihe ava akajya rwose haranabyina tera umugeri ahangaha agatera umugeri hadaso ntabwo rero icyo gihe wavuga ngo ibyo uri bumuhe mu buzima bwe ntibizakora buriya icyo nyina aba arya ibyo aba arimo atmosphere irimo yafekita umwana urumva rero ko uburere ntabwo utegereza ko abanza kuvuka watangira kumuganiriza aho ngaho wa muhungu we cyangwa se wa mukobwa we uzaba intwari ukamwaturaho amagambo amaraso ya Kristo agukikire gutyo uje guhindura amateka y'umuryango so to speak ubwo ni uburere iyo mfusing urakunzwe ntabwo utawe ntabwo uri nyongera gusa uruwifuzwa so hari uburyo rwose wamuteguza wamurera akandi arabyumva pe n'imyitwarire na sante ye iba gutyo nanone no kumurinda nka madame dufite umuhungu wacu wa gatatu umwana wacu wa gatatu yari umuhungu nyine Caleb yaje dufite abantu 30 mu rugo hari akajagari madame rero akabura mbese ko ndumva urugo rukuremereye ariko urabona ko iyo climate yafekisha umwana kuko niyo mpamvu Bibiliya ivuga uburyo babwiye muka nyina wa Samson bati kubera umwana twise arigiki tukazanga umuvinyo ati kubera umwana so umwana rero umva ko na Yohana Baptiste tuvuga ngo imyitwarire y'umubyeyi n'icyarya naho nuko bitereye nuko abayeho bikora ku rubyaro ahetse so ubu rero gutangiraho ataravuka hanyuma iyo ugize ibyago ubuzima urimo nk'umubyeyi ndavuga mama w'umwana ugahura n'ibishobora kugutera agahinda ariko atari wowe ubyiteye urugero ukagira nk'ibyago ugapfusha ukagira ibyago ugahura n'agahinda gakabije wenda mu bintu bikubaye utabigizemo uruhare ese hari ubundi buryo ushobora kubyitwaramo kugira ngo bitagera ku mwana hari icyo wabikoraho kugira ngo bitagera ku mwana yes tuvuge habaye shock hands wa mugani wabivuze utakaje umuvandimwe hafi cyangwa se umuntu wawe nanone wa mugani byari tuvuga ngo kwibuka wiyubaka utisenya uburyo urira cyangwa se uburyo wibuka uwawe ugomba kuba ufite muri mind ko ufite n'undi uba kuramira ubuzima noneho ikintu kitagutwara n'agahinda ngo wirekure mbese wa mugani utiyumanganya mu buryo bumwe ngo usabe n'Imana gutabara kubera kubw'ubuzima bw'uhetse icyo rero no kubimenya uko yakwitwara ndabona kubimenya no kumanaginga emotions cyangwa se no kuba yaganirizwa yafashwa ariko bigambiriye ko ahetse umuntu kandi uwo muntu ari sensitive afite uko byamukoraho abimenye bakabisengera nawe akavuga agasangira amarangamutima ntaya tikamize akayasangiza abandi hari icyo byafasha cyangwa bakaba banamwimura nyuma y'ikiriyo akajya ahantu yaruhuka yatekereza mbese hari icyo bamufasha kugira ngo
ibyo aciyemo bitamucamo bikagera ku mwana. Uburyo bwo kuba wasama umwana buba mu buryo butandukanye, ariko mu gihe ugize nk'ibyago byo gusama ndavuga ku mudamu, gusama umwana mu buryo utateguye cyangwa se mu buryo utishimiye, mu buryo bubi, mu buryo butandukanye, wenda mwagiye mu experiencinga guhura wenda n'umuntu ubona wasamye muri kondisiyo itari nziza, wenda ntituze kubyinjiramo cyane kuko turi kuri topic ko kurera umwana uri umukozi w'Imana. Wenda nko mu gihe cya jenoside abantu bajyaga basama inda babafashe ku ngufu, aho tubaye nk'ababijyana kure, ariko hari n'uburyo umugore ashobora gusama atabyifuza cyangwa se mu buryo butari bwiza. Ese icyo kintu hanze ya gahunda ya budget twari tubapanze batatu cyangwa batwarahagaritse tubatunguye si n'ibyo ushobora kubona umukozi w'Imana umugabo wenda yaraguye cyangwa ibintu by'Imana atayibamo, wenda mukajya muhana mu buryo muryamana agufasha kumva cyangwa gukorera n'ibindi bindi, hanyuma ubwo buryo usamyemo umwana nabwo bushobora kugira ingaruka ku mwana. Bubaye bwagira ingaruka ku mwana, se bwo hari icyo wabikoraho kugira ngo umwana azabe umuntu muzima? Icya mbere bigira ingaruka mu mwuka, ariko nanone bijyana n'ingaruka mu bugingo bijyanywe n'uko nyina azitwara. Mbese uhetse mu mwuka urumva ko tuvuge nk'ibyo bavugaga byo gufata ku ngufu. Umwana nk'uwo rwose ingoyi y'ubusambanyi no kwifuzwa, kuko ntabwo nyina yaje nk'igisubizo cy'umugisha mu bwumvikane, yaje ngaruka nka result, yaje ari imbuto y'ubusambanyi. So igikurikira ni uko avuka afite nka masike yo kwifuzwa. Urumva ko hari itandukanye hagati yo gukundwa no kwifuzwa, kurarikirwa. Exactly. Rero icyo kintu cyo kurarikirwa no kwifuzwa cyafekita ubuzima bwe, kuko kijyanye na condition. Ni kwa kunderega gupfira mu nteruro, siko tuvuga gupfira mu nteruro. Uburyo rero yaremewemo yubakitsemo biramukurikira. Nk'abana b'iminyendaro tuvuge rwose, imyaka nyina yatwareyeho inda ye bamujaragataho nk'isazi, ubona nyine ko uyu mwana ashaka gusubira mu mateka yawe. Umwuka w'ubusambanyi ubona umuriho ukomeye pe, kuko afite nka rukuruzi, kandi abarasuka kumukunda baramwifuza. Urumva ko hari itandukaniro. Kumurarikira no kumukunda biratandukanye. Abenshi nabo batwara inda barepete y'amateka cyane. Yego, ibyo ngibyo ni ukuri rwose. Ubu urabivuze mpita nibuka famiye imwe nzi, harimo umukecuru afite ubuvivi, arakuze pe, afite ubuvivi, ariko abamukomotseho bose nta n'umwe wigeze ushaka, kandi bose barabyara. Usanga bagenda babyara, harimo n'ababyaranye hagati yabo. Ngo ikarande ntabwo ari amagambo, nuko birakomeye. Ni iki wabikoraho wowe wagize ibyago byo guhura n'icyo kintu ku mwana wawe, kugira ngo hari icyo wabikoraho, cyangwa wowe niba uzabigiramo uruhare kugira ngo abisitope? Mwembi, wowe wasinyurira umwana, ugasinyura ko wari umugisha, ukitandukanya na ya ngoyi y'ubusambanyi, kuko nawe ufite amateka, ukamwaturaho ko ari umugisha, ko atari imbuto y'ubusambanyi. Nawe igihe yavutse yikuriye, nawe yamenya ko icyo kimupendingaho, cyangwa se wa mugani akakisinyurira. Niyo deliverance ubundi, akasa n'uhagaze mu mategeko. Wa mugani avuga ati uburenganzira umwanzi yari afite ashingiye ko uburyo najemo ku isi rwose nitarukaje mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Na nyina rwose icyo kintu ntabwo wakireka gusa gutyo ngo kizarandate ubu buvivi gutyo. Hari icyo byakorwa. Imana ishimwe ku maraso ya Kristo, Imana ishimwe ku rwandiko rw'imihango yaturegaga, yari wambye ku musaraba. So hari amahirwe rwose yo gushyira ibintu ku murongo. Hari abatabyemera bakavuga ngo uri muri Kristo Yesu ni cyari mu gishya, that's good, ariko amateka n'ibifatika byakwibutsa ko rwose hakenewe, yego, amaraso yaraducunguye, yaratwejeje, ariko hari icyo twakoraho. Yego, ni kujya muri asanseri ni kimwe, gukanda aho uzamuka ni ikindi cyane. Wow, iyo deliverance ntabwo yo. Hanyuma
tujye kunono ku mukozi w'Imana. Imana yamaze guha inshingano zo gukora umurimo wayo, cyane cyane wenda umurimo w'ubutambyi cyangwa se n'izindi nshingano zo mu nzu y'Imana, bigeza aho noneho ubona ko ukenewe cyane nk'umubyeyi w'umwuka. Urakenewe cyane, ukenewe n'abadamu, ukenewe n'abagabo, ukenewe n'abana n'urubyiruko, ku buryo iminsi y'ubuzima bwawe bwose wifuzwa. Ariko kandi nanone ufite abana 2 cyangwa 3 wabyaye ugomba kwitaho. Reka tuvuge ukenerwa. Yego, ukenerwa. Urakenewe mu rugo, ariko urakenewe cyane ku itorero. Apotre, ndagira ngo ahantu tuhaganire neza nkumve, ariko kandi cyane cyane abakozi b'Imana nabo baze bumve. Niki wabikoraho, niki wakora? Imana ntabwo igize ubushobozi bwo kubera hose icyarimwe. Ndaba mu bintu ndashaka ko bindangamba, nkunda kuba sensiya, mbese kuvugana ukuri k'umutima wanjye, kuko uburyajya no kwirarira ntacyo bifasha, cyane ku bantu b'Imana. Hari igihe tuvuga imvugo nyine tukayiryohereza, ariko ntituvuge. Ndaguha ubuhamya, ndaba straight, kuko nkunda kuba straight. Ntarabyara n'umwana n'umwe, ntarararongora, sinaryaga kwa gatanu, hereza ubusa ngasenga, hanyuma ngafunga icyumba. Nakijwe ndangiza n'amashuri, bituma nyine mba free. Iyo myaka nitakora ubushomeri nayivunjemo umurimo w'Imana full time. Ngereza ubusa ngasenga, ngasengera abana bazaza, umudamu gutyo, ariko nkumva kabisa noneho ngira ngo nzabyara abamarayika. Mbese nimbyara nzabyara utwana tuhanura mu mezi 3 y'umunda, mbese gutyo. Hanyuma rero mbyara Debora, mbyara Joshua. Njyaye Joshua, Debora nawe urumva ko namweretse Imana mu minsi 90 mu kwezi kumwe, mbese ya mahame yose ya Bibiliya. Njyaye Joshua umuhungu wanjye, mbese number 2, umwana wa kabiri akaba ari umuhungu wa mbere. Ku minsi 8 ndamukiye, mbese akora circumcision. Minsi 40 yerekwa no mu rusengero, mbese nashaka gufatirana hafi. Ariko ageze imyaka 14 ndamugura, umwana ajya mu rumogi, umwana wa APOTRE, ajya hasa n'abandi bose. Ndamugura at 14. biranyica nkabwira Imana, hamwe n'amasengesho nakoze, hamwe no kubabundikira, pe numva ndi crashed. Ariko niho namenye ko ari urugamba. Nagiye kumureba London ku ishuri, arambwira, papa ndi ku rumogi. Ntiyaguhisha? Atari ko rurananiye, nanjye sindushaka. Yongeraho akandi kantu keza, arambwira ati, papa unsengeye byarangira nemera ko uri umukozi w'Imana. Gutyo mushyiraho ikiganza, nyuma y'ibyumweru 2 Imana irantabara, urumugeranya. Ariko sawa, nyuma yaho icyari umugi gisimburwa n'inzoga. Aje atashye, noneho haba umusinzi. Rimwe arambwira ati, ariko z'akazi nkabonye sinagashobora. So ukumva hagati urajya kurokora abana b'abandi, mvuge gutyo, ariko abawe mu rugo ntera blague uburyo banzaniye fagitire yanditseho amazina yanjye yombi, Joshua Masasu, kuko yitwa Joshua, dusangiye itariki y'amavuko, dusangiye n'amazina, yitwa Joshua, yitwa Yoshua, whatever. Hanyuma mbona rimwe bazaniye fagitire yanditseho Joshua Masasu, Mitsingi 3, 8 primus gutyo. Mbwira nyina pfa kwishyura nyine urubura ukora ibyo. Ni ukukwereka ko iki kintu cy'umuryango, cyo kubonera umwanya umuryango, cyo gutera imbere umuryango, cyo guharanira umuryango, cyo kurwana intambara, urugo rw'umukozi w'Imana n'umuryango umwanzara ararurwanya cyane. Rero twebwe hari igihe twiharezo tukashaka kuvuga ngo turundukiye mu kazi k'Imana, ariko Imana izatubaza n'abacu. Aho rero ni hahandi mvuga nti, aho kwikakaza no kwigira champion, cyo kwigira intwari no kugira n'ibindi, waca bugufi ugatabaza, Mana ntabara umuryango wanjye
ko nabo ari umugabane wampaye ko navuga ko umuntu w'Imana muzima agomba kuba afite urugo rwe ruri ku murongo, abana barezwe neza, abana bubaha, kandi nkabona bancika. So njya numva rimwe mbwira Joshua pepe urandeklasije, mbese umvanye ku murongo w'abakozi b'Imana, kuko imibereho yawe irantangariza ko umukozi w'Imana. Arambwira papa, nanjye sinjye, hari ibindenze. Arambwira ati ntabwo ujye tubera urugero rubi, ahubwo namba wane watuye urugero rwiza, waradusengeye ndetse waduhaye n'igipimo cyo hejuru. Yego, ikibazo rero icyo gipimo cyo hejuru standard tutwigiraho biramvuna, ariko ngajya mvuga se Mana, naho rero nsubye ku kibazo cyawe. Joshua, waratubuze. Ati yego, ariko ntabwo rwaba rwitwazo. So ndemera neza ko koko dutwarwa n'akazi k'Imana, tukibagirwa ko urugo rwacu narwo ni akazi k'Imana, ndetse akazi k'Imana kibanza. Rero uko twabigenza nuko rimwe na rimwe twajya tubonera umwanya uhagije urugo rwacu, tugasaba n'Imana kudutabara, kuko nanone byatumara iki gufata isi yose twitakaje, byatumara iki kunyeganyeza gutwika dushize imbere, kuko nanone itoro ryakabaye reflex y'urugo rwacu, y'umuryango wacu. Ni ukuvuga ngo dore uko Imana yangiriye neza abagabo nyoboye ahangaha, ni urugero rw'urugo rwacu. So biroroshye, hoya sinjya mvuga ko ibikwiriye ntabwo biba byoroshye, ariko bitangira ikiguzi. Nimba ari ukwiriza ubusa, nimba ari ukumenya kumanajenga umwanya wawe, nimba ari ugupatana na madame ati igihe nagiye ujye usigara, nanjye igihe wagiye njye nsigara, sinzi, ariko ndemera ko hari umwuka wera ufashisha abantu. So rero ikindi nshaka wenda yarangirizaho, dore uko bikurikirana: Imana mbere, umufasha ha kabiri, kumanajenga umwanya wawe, nimba ari ugupatana na madame ati igihe nagiye ujye usigara, nanjye igihe wagiye njye nsigara, sinzi, ariko ndemera ko hari umwuka wera ufashisha abantu. So rero ikindi nshaka wenda yarangirizaho, dore uko bikurikirana: Imana mbere, umufasha ha kabiri, umuryango ha gatatu, umurimo w'Imana ha kane. Kuko urwego rw'itorero ni njyewe, ngoro y'umwuka wera, ni njyewe na madame babiri abari hagati yabo, njye na madame n'abana babiri cyangwa batatu mu izina ry'abari hagati, ubu urumva ko ni gatatu. Noneho iriya yindi level ya church paroisse izi level zindi eshatu zaciyemo, kandi iyi ngiyi ya mbere ipfuye mbaye umugabo, mbaye umuntu w'Imana gito, ndongorana nabi uruba gito, abana bazavamo baba gito. So ninjya kuba revera hariya muri paruwasi uzabizambya, noneho nimba bishop nzova singa amafuti, ariko abantu ararusenya kumva kiri champion akomeye, ntwari akomeye cyane, akabatwika rwose ari umukozi w'Imana. Ariko reka iyo Imana yagucishe bugufi, ko nta gicisha bugufi uriya umuryango ucisha bugufi pe, gucisha bugufi kumva ntabwo twari ubufiteho, ariko rero ucishwe bugufi ntabwo wikakaza, ahubwo ujya ku mavi ugatakamba, ugasaba ubufasha. Sinzi niba nashubije, ariko wasubije neza cyane. Ahubwo nanjye guhita nkubarizamo ikibazo waruduye kumenya ubuhamya bwawe. Ndavuga nti reka turi kuri parti ebyiri. Hari uburyo Satani ashobora kugushaka kuri wowe akakubura, yagera ku mudamu wawe ntibikunde, akareba uko yacokoza umwana kugira ngo arebe uko bikaba byakunda, wenda ukaba ugiye kugeragerezwa ku mwana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko wowe ubwawe warenze
ya etape watubwiye wowe n'Imana, wowe na madamu wawe, wowe n'abana, noneho hakaza wowe na church, noneho ukava kuri wowe na madamu wawe mumeranye neza, ukibagirwa abana ukaba wajya kwitorera. Nanjye kubaza nise Joshua, kuba byaragenze gutyo niki cyabaye muri ibyo bintu bibiri? Ni uko wowe waribagiwe abana kwita ku itorero cyane, cyangwa nuko ari Satani washatse kugerageza, cyangwa byombi? Umwanzi yakubise abona icyuho ko ndafitiye umwanya uhagije abana, so aratikura. So byombi byaba ari uburangare bwanjye kudashyira umwete no kutaboneka, kandi kuko naraburaga kuva ko bafite nyina nta gikomere bafite. Ariko nanone abana bakeneye ijwi rya papa n'irya mama. So rero kugira ngo icyiza rero murebe plaisir, icyiza ni uko dushobozwa. Ntabwo ndi kuvuga, sindi umucamanza Masasu kuvuga ngo waratsinzwe, oya rwose. Ndashaka kukubwira ko ikikunaniye kitananiye Imana. Uciye bugufi ugatabaza, yarantabaye sinarangije. Uyu munsi Joshua yarakijijwe n'umwarimu wa Bibiliya, arafasha benshi, arategura ubukwe bwo kwa gatanu utaha n'umugabo, turajya inama n'inshuti yanjye. Ariko byavuye kure, kuva imyaka 14 kugeza kuri 30. Ubwo hagati hari 16 itoroshye. Ariko uyu munsi rwose nta pfunwe mfite kuri Joshua, nta pfunwe mfite ku bana banjye. So Imana yaratabaye. Ariko simvuze ko byari byoroshye. Byadusabye amavi, byadusabye agahinda, harimo kumva ugiye neza wenda washaka na polisi, ariko ukavuga bagenzi banjye, Mana wantabaye ko ntabara kurubyiruko ndujyamo. Ariko iyo wabaga wiherereye na madamu, watekerezaga gukora iki utakoze wagombye kuba warakoze kuri Joshua kugira ngo ahantu atahagera? Numvaga ntabwo navuga ngo nabonye umwanya uhagije, cyangwa nafatiranye umwana ku gihe. Wari igihe umwana bagira imyaka 12 ari ingimbi, akaba akeneye kuganira na papa, icyo bita mentor, mbese yumva yige kuba umugabo. Ntabwo ibyo ngibyo nyine nabishobora, ubwo ni njye ukenewe. Rero ntabwo ari uniforme gusa n'imyambaro, abakeneye uravugana papa mama ukabwira umugabo agenda atya ariko akabura. So ndumva nabuzo umwanya wanjye sinawubaranshije neza ngo ushobore. Cya kabiri, umwanzi yashaka kuntikura, ariko Imana ibihindura nyine igituma ngira n'umutwaro ku bana n'ingo n'imiryango y'abakozi b'Imana ndetse n'urubyiruko. Ntabwo niho hatangiye no kumva ngora patrol mu mujyi kugira ngo abantu bari musengera umujyi wa gatanu nabi, kugira ngo mpanga n'iki kintu cy'urumogi kungira rwinshi, kuko byari binkozeho. Hari Imana yemera kubikora kugira ngo ukanguke ubone gufasha abandi. So ndumva kuri ntabwo nanone nakwicira urubanza ngo ntabwo namuhaye kuko cyiza, ntabwo namubera urugero rubi, sinibagiye kumusengera, sinaretse nanone kumwexposa ku kuri cyangwa se kumuha amahirwe yo kumva ukuri. Gusa icyo nakoze cyiza ariko kiri danger navuga, njye sinemereye ibintu by'amadini. Hari igihe ubona abantu pastor afite umwana w'ibandi akamugira pastor, akamugira kwaya. Joshua ni mu bana bashobora gucuranga ahangaha muri Kigali, bambera gufata gitari gutya rwose akayiriza. Namubwiye ntakazamuke kuri podium na rimwe, kuko umaze kubona yuko namubwiye ntukana, kuko hari igihe abantu yishimira ko acurangira Imana kandi iyo Mana bataziranye, adakijijwe, bigatuma ibyo bimuha amahoro yo kuba mupagani wo mu rusengero. Njye nabwiye Joshua ntabwo ukijijwe, igihe utarakizwa ntukazamukira kuri gitari. Bamwe bakumva ko uragora umwana bakajya gukodesha undi, kwishyura undi mucuranzi, ariko uwanjye ari umuhanga ntazamuke. Icyo rero cyaramufashe kuyumvaga ko sinshaka kumugira umunyedeni no kumusiga agakiza adafite. Hari abantu babikora gutyo benshi cyane, akamusigiriza, akamuhimba titre, ubu mwishe nabi, kuko abagendera kuri iyo tayite kugira ngo ndashaka Imana y'agakiza. Ngira ngo birajya gusa n'ibyo n'ubundi yakoreraga abana be, akakubahana ngo agomba kubahagarika. Definitely rero muri Joshua ntabwo yakoze ku gitari, ariko ubu ngubu aracuranga. Ndacyashaka kwiga kugira ngo Joshua asubire ku murongo. Usibye kumusengera, ni iki wakoze gifatika umuntu ashobora kwigiraho?
namutezaga abandi b'urungano rwe bahindutse bamwegere akabona abandi basore wenda yavuga ati wenda barakorera abarangare dushaka ku dinamike gire network ariko akabona abandi bakijijwe b'abasore smart nkawe mu myaka ye batari mu byaha batari mu nzoga batari mu bakobwa batari mu nane kandi nabo wa mugani bashobora gucana babishatse ariko bacaniye Yesu biyeguriye Yesu iyo nayo ni kimwe ikindi nanone I start doing effort kuganira nawe ntibyari binyoroheye kuko wa mwanya wese ushaka ku nguvu tukaganira wenda bishaririye tukaganira ikindi nanone ni ukugira ngo iby'ubuzima bwo hanze muhatira amashuri nk'ubwo bene nye bari babonye scholarship yo kujya muri Amerika we bamwima visa kubera nyine gutyo ajya mu UK mu Bwongereza kandi araho yumve ko yagiye hanze wenda uko Imana yari duhaye umugisha ibyo byose ni utuntu umuntu akora kugira ngo umwana atumva ikindi nanone naje kubona ko harimo no kuba mushiki wari umuhanga ashimwa mbona ko biri mu tere complexe nk'umugabo yakigabo turasohoka namwe ntibariya n'abakobwa bazarongorwa bazaba mutsinzi bazagenda bitwe bamugisha n'ibindi wowe ni wo masasu make yumva uzi ko kakandu ko kwigaya gasa n'akaso nagerageje yego hanyuma rero duse nk'abasubira inyuma ho gatoye birakwiye yuko utangira kwigisha umwana inzira y'agakiza ryari kenshi iki kibazo abantu benshi bakunda kukigira kuba se umwana w'undi Imana imubara nk'umuntu Imana itangiye ku myaka ingahe Imana ishobora kuvuga uti uyu mwana cyangwa se uyu muntu azi inzira y'agakiza arayizi neza ni ryari umubyeyi agombye gutangira kwigisha umwana inzira y'agakiza akabijyamo arimo atari kuvuga ngo ni ukubijyamo nk'ikigare nkanjye nagize umugisha wo kugira ababyeyi bakijijwe nisanga ndi mu rusengero kutarahitamo Yesu ariko unyene imyaka 4-5 njya mu rusengero bigeza nyine n'uyu munsi nkiri mu rusengero ariko hari igihe wahagaritse uramutse umbaje ngo wakijijwe ryari nsanga narakijijwe niga muri kaminuza uyu numvaga ndamuzi muri kaminuza i Butare ariko hari abantu tujya duhura nabo nko kuri Zaburi nshya tujye kuganira nkamaze akabazo kamaze nk'umwana wakijijwe ryari usanga benshi babambwira bati njyewe nakijijwe ati nakuze mba mu rusengero nakujije abacu banjyana mu rusengero ugasanga yavutse akijijwe nyine ni nk'aho yakombye kugusubiza gutyo kandi usange la plupart y'abantu benshi cyane cyane ubwo ndavuga mu itorero ryacu rya ADPR usanga benshi usanga ari ubwo buzima bagiye bakuriramo ncamikiye kuri icyo kintu nemvuze ese ni ryari umubyeyi wamaze kumenya Imana avuga ati ko biri kose uyu mwana nkwiye kumutoza inzira agakiza akazamenya Yesu akamukurikira avuga ati ngiye gukurikira Yesu nzi neza numva nabivuze ko uburere butangira akiri mu nda cyangwa se agiye no kujya no mu nda ni ku burere none rero aravutse yego aravutse ukarinda ugasa n'urindarinda kubera iki kuko uri kurinda igihe cy'amahitamo nyayo yego imyaka niho ikwiriye ko umuntu ahitamo ni igihe icyemezo yafata yaba agifashe muri conscience n'umutima we hari abantu mu myaka ine afata icyemezo kikazahiritse ubuzima bwe afite umwana w'imyaka neza kakubwira none se abangaba tubona yarabaye dogiteri yarabigambiriye imyaka ine kuko yabonye papa yambaye itaburiye tubifata cyane so rero imyaka yose wafata mu icyemezo kivuye mu bugingo bwawe wiyemeje iyo myaka niyo yo gukizwa gukizwa ni icyemezo even ku myaka ine umwana ashobora neza pe akuzura umwuka wera agafata decision nyabyo kandi tuzasubira inyuma impamvu namaje icyo kibazo nuko twebwe tuba tuvuga wenda nagira 12 nani umugabo nagira gutyo azaba akuzeho gakeya wanda akavuga niyo myaka Yesu yasigaye mu rusengero ariko mu by'ukuri fact agakiza ni icyemezo yego cyo kwimika Kristo nimba umwana afite capacity yo kwiyemeza kwimika Kristo akabana away na conscience nta mpamvu tutabyita agakiza ko ibyo wavuze cyine rwose ariko igihe kubera ubwana no gukikirwa
abatarafata ntibaramu expose kugira ngo ifate bumva ko kumusubirishamo ntacyo bizabyara ubwo ngo aramubitse bamwe bakabyitana n'abatisimu nyuma mbese bakamuha imihango y'idini ariko agakiza si idini ni icyemezo cyo gutunga Kristo muri wowe kandi wafashe k'umuntu reka mvuge umuntu nose buriya ku mwana w'imyaka 4 conscience ibimaze ku cyane none se ko hari abakoresha uburozi bakiri mu nda amezi 6 bagasohokana n'abandi kujya kuroga hanze so spiritually abari mature wenda muri ameye mu bugingo bwe buba bukiyubaka umubiri w'ikiyubaka ariko mu mwuka spiritual kwa kundi giye tubona umwana ashobora kuba yana imyaka 4 yaba umurozi yaguruka biri abakora n'ibindi byose yaruka ntabwo ari uruhinja mu myaka 4 ndavuga mu mwuka mu bugingo bitekerezo harakiyubaka amarangamutima n'ibindi acyaraka ariko rwose umwana wese sinigeze kubona abana ahangaha bagenda bahanura babashyira ahantu nabonye rwose avuga gutuma imyaka 4 kumushyira gutya wenda akanavuga yageraga ngo umuntu manure ajye kwihagarika kuko we podium 8 byose ariko impamvu baje kino kibazo nuko abakozi Imana benshi bakunze gushinjwa ko batangira boheza abana babo mu nzu y'Imana bakaba abanyedini cyane kuruta uko bahombye kuba abakristo kuko batigeze batozwa inzira y'agakiza ahubwo bagiye bahatirwa kujya mu rusengero ese ni gute umuntu ashobora gutandukanya guhatira umwana kujya mu bintu by'Imana cyangwa se mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana no kumutoza amahitamo ye abatarakura bihagije twebwe tukavuga uti reka ndetse muri gatolika n'ahandi anglikane bavuga bati reka tumusukeho utuzi kandi batisimu yakabaye commitment yego ari ubyiyemereye ariko akavuga wenda wa mugani kuba mwavuga ati wenda batisimu yaburinda kuzajya muriro wenda cyangwa ukagira gutyo ariko mu by'ukuri igihe tuba tumukikije tumukorera ibyo twita byiza kandi birakwiriye ntitwirengagize ko afite amahitamo kandi ko amahitamo agomba kuzakora niho rero wowe waje mu rusengero urakura nka Brazil rero uraririmba uragira ubwo sinzi niba ari mu korale bwengara mu mpinga ye musoze urakura bagenda ariko wageze ahantu rimwe ufata icyemezo muri kaminuza ufata icyemezo niyo bya bindi by'ikigare so rero twebwe hamwe no gushaka kumujyana muri environment mu kirere kimurinda imyambi y'umwanzi nabyo kimuha kumva wa mugani za mbuto zo gutozwa inzira z'Imana akiri mutoya ariko ntabwo twakwirengagiza ko azagira amahitamo kandi tumuhaye amahirwe yo guhitamo uwe n'ubushake bwe amahitamo hari igihe umwana nk'uwanjye yarambwiye papa uyu munsi ndashaka ko umbera umuhamya wo kwatura yari imyaka 10 imubaza itariki ntabwo nari kuvuga ngo nibura ibi bintu ugiye gufata ufite imyaka 10 simbyemeye cyari muto arakibuka ngo Oktoba tariki 8 yahaye ubuzima wa Kristo afite imyaka 10 yatangiye gukora iminsi 40 yo kwirinda ubusa afungura ku mugoroba arangije primaire so ntabwo navuga ngo agakiza ke ntabwo kari original kuko yagakoze ari mutoya ndabyumvise cyane hari ikindi kibazo numvaga nifuza ko mutuganirizaho byo umwana ukuriye kwa Apotre arahura n'isengesho rya buri munsi arahura n'ijambo ry'Imana arahura n'abantu b'Imana biragoye cyane yuko yamenya ubuzima bwo hanze ubu nkanjye urugero kugira ngo uzambwire ngo muri Cadillac bameze gute sinzi uko hasa sinzi niba Cadillac inakiriho yes ese kuba umwana yaki experiencinga ubuzima bwo hanze ubuzima bwo mu byaha no kuba umubyeyi we yamurinda kubye experiencinga ni cye kintu gishobora gufasha umwana kuba yakurana uburere bwiza ni cyambere no kuba umunyakuri ubwire umwana ukuri yewe n'ukuri ko hanze ubwire mu myaka yawe abana bafite tendency yo kwikinisha urugero speak true language ukamubwiza ukuri weruye
ntushake kubishyira mu mwuka clear uri umukobwa ubonye imihango rero imihango bisobanuye ngo ubaye umugore ukinishije ubushuti watwara inda abantu rero hari ibyo babigira mu mwuka bikabicyuka speaking the truth bambwira rero hanze aha ibihaba ni ibi abana barashukana abana baragendana nawe wakumva umubiri wawe uhindutse ukahindukana ariko kuri nuko harimo danger ahubwo wakaryohewe na Kristo kuruta ariko dore uko bimeze kumuha information full atajya kwishaka hanze n'amatsiko byamufasha rero hari igihe tubima amakuru bakayatara yataze amakuru yo ku nshuti zimubwira ngo ya uriya musore yashyize mu gatuza ke numva ngiye mu ijuru so akamubwira ibintu akavuga abandi bana mbese hari uburyo bajya mu gatuza so akumva rero amatsiko buriya igisambo burya kirya vuba na nabi kuko abatanguranwa rero ndumva kumuha amakuru namba tukumubwira ko ntakeneye kujya hariya hanze azagaruke afite akaboko kamwe cyangwa se afite n'icyasha cyazahetse ubuzima bwe ntabwo ari ukubimwima na rimwe Imana buriya buzima hari igihe Imana iba ukamubwira ndureba ukamubwira dore bihaba nigeze kubwira umukobwa wanjye mva kuri Facebook ati papa se impamvu ndumva gusa umwuka asaba kubivaho noneho arambwira ariko gutyo nande bukiye sinzi ikinyamakuru nimba baravuze bamuha fiyanse utari we birasakuza arabwira ati papa numvishe icyo ashaka kumbwira so rero hasi hari nk'ibintu byo hanze cyangwa se wabwira iminsi mikuru erega hanze none se ko tubakigirana ngo babe muri Iceland mu by'ukuri expose nose ajya mu bukwe abona ibikorwa ajya mu parties so singomba ko ajya muri boîte ngo wenda hasige n'ubusugi bwe kuko ngo yagiye gushaka kumenya experience rero hari ikibazo gihaba hari aho ubona abantu bahura n'abagenzi babo bababwira amakuru yo mu isi bagasa naho bacuzwe nawe bikabatera complex wow so nicyo rero bimera gutyo wari wasomana soka yashaho so kubera ko badafite amakuru y'amatsiko n'ubushakashatsi bukabajyana ahabi ndumva ingoro ya mbere kubasengera kubabwira amakuru yose ntawe uciye iruhande yewe ndetse simvuze ngo bajyane muri boîte bamenye ko boîte imera ariko telling the truth noneho ukabahuza n'abandi muri Kristo neza batiyanduje ukababwira ko hari umuhungu bagenzi be bajyaga baseka ariko bamukiraho pressure lake ni gute wowe ukiri imanzi ni gute utaramenya wowe gutyo none ababwira ati nzi icyo mushakaho mwebwe mwarangiritse mwarangirika arongera n'akandi aho muri nahagera aho ndi ntimwasubira aho muri mwebwe bishatse nahagera rwose n'uyu munsi nasonamo ariko njyaho nkiri mwe ntimwasubira biragoye ntabwo ntibishoboka so urumva rero icyo kintu cy'abarokore bagifite umwenda ko batasogongeye akantu ntaranywa akayoga ntaragira gute ntarasomana ntaragira ibyo ni amakuru rero bumva ko hanze hari utuntu dusatiyogera ariko telling the truth erega buriya nawe ajya ku ishuri ahura n'abandi so ntutegere ko atungwa n'amakuru yo hanze uzana indi nkuru ivuguruza iyo hanze imwereka indi fasi kandi ukamwereka ko rwose ubu Kristo sasakaga Kristo n'ubu yego wow hari ukubwiza umwana ukuri ariko hari n'ikindi kintu bita ndashaka kumva ijambo bita gukanira mu rugo rw'umukozi w'Imana ijambo gukanira apotre akanira abana be mama pasteur akanira abana be ese ni ryari gukanira Imana ikureka avuga ati urimo urakora umurimo mwiza ni ryari gukanira bishobora kuvamo ingaruka mu burere muraho umwana gukanira sinzi iryo jambo rwose discipline igitsure akanyafu ndumva rwose icya mbere ntabwo akanyafu ari icyaha ahubwo kutagatanga ni icyaha nturinde umwana akanyafu kuko ubupfapfa buzirikiye ku mwana ngo akanyafu kazamuka
so kwema umwana akanyafu agakeneye ni ubuswa no guhomba rwose yakoze umwana ashobora kwita umwana shyira muri dushe ufata akanyafu utikure rwose aho hari souvenir Joshua yari afite namukubise na Debora bose abana banjye bafite souvenir n'abahani so ntabwo ari icyaha ahubwo imbere Imana ikabona kuri mu murongo ikananshima cyane none se bazabigwari mbareba ugiye gusa na Eli Imana izampitane inziza ko nubashya abana kurutayo rwose gukara sinavuze ngo ni gusa n'igitsuri yego kukaruka mubwira ati nakugaye abandi bakora ibyo usibye wowe so wa mugani ibintu twagasohokanye cyangwa twagiye muri vacances ariko ntabwo uzajya muri vacances sigarangana amakaye cyangwa ntabwo ureba televiziyo rwose so hari ukuntu rwose kudakara no kudahana babigana harya ngo udahana yorora imisega so rero si byiza ko balance between correction and love bigomba kujyana byombi umwana akumva ko rwose papa nubwo ankunda ntabwo yihanganira ko nandavura kuko rero ni ngombwa ukabibalansinga n'urukundo ndetse bajya inama ibyo nabyo yaba chapitre yindi ese ukosora umwana uti umaze kumukubita uramwica ukamusobanurira icyo yazize n'icyo yakwirinda ubutaha ese umusobanurira ko ukimukunda atahahamugwa wamugane ngo ntimugasharire abana banyu kujya mu kudasharira ni icyo nyine ariko mubahane mu mwami urumva rero ko ni itegeko mu muco w'abanyarwanda cyangwa se duhuje n'ibindi cyane amarangamutima amwe mu byerekeranye wenda n'uburere twagiye duhabwa n'ababyeyi bacu cyane cyane mu myaka yo hambere aho usanga abantu benshi be-experiencinga kuba batarahawe cyangwa se batarahuye n'urukundo rw'ababyeyi ugasanga umwana akuza atinya papa we cyane cyangwa se uburyo abana na nyina n'imigani njye numva bavuga ngo umwana mwiza ngo ni uwa se undi mwana we ngo ni uwa nyina ugasanga uburyo twagiye dukura mu miryango dufite experience mbi mvuze muri rusange ugasanga hari umuntu ufite experience mbi y'uburere yahawe n'ababyeyi ese umuntu wahawe uburere bubi n'ababyeyi birashoboka yuko yatanga uburere bwiza ku mwana tanga detail y'ububi urugero kavuye mu rugero usanga nk'umubyeyi yavuga ati Karori ntabwo uzajya mu ishuri kuko nanjye sinize kandi gabo hari ingero nyinshi zigiye zimeze gutyo ku buryo nyine icyo umubyeyi atabonye mu mikurire ye yumva wowe kunyine kuba wakibona bidashoboka urugero urukundo papa wawe ataguhaye ukumva ntabwo rufitiye umwana nanjye kubaza se mu burere hari ikintu wumva gikwiriye umwana akwiriye kubona ariko wareba muri wowe mu buzima bwawe ugasanga ntibigeze ugihabwa ntuzi n'uko kimera n'uburyo wagitanga ese birashoboka yuko umuntu aho hantu yahabasha reka navuze ikintu ku batukura ku badukura ikiganiro cya mbere cya kabiri ikintu cyo kubashishwa ni ikintu cyangombwa cyane kubera ko tugiye gukora gusa ibyo dushoboye tukaba dusimbuye navuga ko Imana mu buryo bumwe ariko turemera ko hari ibyo twatanga tutahawe urugero njye ntabwo nabaye inshuti na papa nicyo kintu ndegereta mu buzima bwanjye kandi ari kumvana mu byinshi ariko ndaharanira kuba inshuti y'abahungu banjye toka ntibyoroshye na reflexe ku ntango no kubakunda byari byarangoye mu myaka ine nagiye kwa mushiki wanjye mbiko mushiki muri interna mbese nasaga n'uwireze gutyo ariko sinabihawe icya kabiri ntabwo nahawe urukundo muri family twari benshi 15 zari ibishyimbo mu cyungu bidafite izina turira mu beseni tufatiramo cyarimwe ku buryo nta ID nta gaciro gatozi wahawe ariko ndaharanira ko buri mwana yumva ko ari unique yihariye ari gatozi kandi yakunzwe so birashoboka ko umwuka w'Imana yawagushoboza n'umukobwa wavutse ku mama w'ibandi ushobora kuba umudamu mwiza rwose adafite reference n'imwe kubera iki kubera ko dufite umwuka w'Imana udushoboza none se si wabivuze Yesu ntabwo yarongoye hari uwakugisha urugo kurusha Yesu
hari uwakwigisha urugo neza kurusha Pawulo. Ibyanditswe dushingiraho byo kwigisha urushako si Pawulo ntiyarongoye. So bisobanuye ngo ntabwo tuzigisha gusa ibyo twaciyemo, ibyo Imana yaduhumekeye no kugusana. Urumva hari ibintu n'amakosa yakwigisha kuzayanga. Sinzi, hari igihe umubyeyi akubera gito akakunywera inzoga iruhande, gasinda ukabona ardabagirana, bikagutera ipfunwe, ukarahira kutazasoma na rimwe nza abana bose, atari uko bamwishe kutanywa inzoga, ariko yabonye isasinda bimujyana mu extreme nziza yo kutanywa. Byumvikana cyane. Bivuga ngo experience mbi ufite ku mubyeyi wakureze ishobora kuguha nyine experience nziza y'icyo uzakora. Yego cyane. Hanyuma hari ikibazo nagize, ndavuga nti ubugingo bw'umuntu ni gatozi ku muntu, cyangwa se icyemezo ni umuntu ukifatira ku giti cye. Umubyeyi agerageza gufata inshingano z'agakora ishoboka cyose kugira ngo umwana agire umurongo muzima, ariko mu gihe ugize ibyago umwana wawe rwose ukabona yuko bitarimo birakunda ko ajya ku murongo muzima, niki wakora mu mubyeyi ubonye byanze pe? Wacyambere no kwita ibintu amazina. Twigeze kugira kaho dahuje na madame rimwe akambwira umwana yaraguye, nkavuga aho ntiyakijijwe. So hari igihe mu marangamutima mudahuza kuri state y'umwana, ariko byananiranye. Ndavuga icyambere ni ukwemera ko amavi ashoboye, no kuvuga Mana nzagwa imbere yawe kugeza umpinduriye umuryango, kubera ko nawe ufitemo inyungu ko ntunga umuryango muzima. Ni nko kuvuga ngo utanyubakiye umuryango nambuwe gushira amanga. None uyu munsi mvuye gusezeranya, nakubwira uti maze imyaka 35 ushatse na madame tubanye neza, nta na gahunda kuzatandukana dufite, ariko ibyo ntiwakivuga warusenye. So abana nabo uhagaranye n'abana, kuko abana ni amaraso yawe, ntiwabihakana. Nakubwiye ndi Josue yawunyoye inzoga ahantu kera atarakizwa, fagitire bamuhaye yanditseho amazina yanjye yombi. Ubwo rero uvuga ngo wakuvuna akuremera utamwikoreye. So rero abikunaniye pray and pray and pray. Number 2, umaze gusenga no kumwerera imbuto no kumu-exposa no kumuhuza n'ukuri, wakoze bikenewe byose, hanga Imana amaso, tegereza. Mwagira Imana akagira igihe muhuye ukamwerera imbuto y'urukundo, ko aba yikanga ko umwanga kubera ko ibyo imyitwarire igongana, kuba yananiranye. Ariko by experience nta muntu unanira urukundo, ageraho akavuga ariko papa arankunda. Ukamuteza bene nyine ukagira uko ushoboye. Ananiranye completely, trust me, komeza ukora akazi k'Imana uko ushoboye, ariko icyo cyasha kwanga nacyo ugakomeza gukora cyo, ntabwo byakubuza gukorera Imana. Rwose wakora Imana nubwo Imana ufite kikuvuna, ariko bukereka Imana. So mu gukorera Imana yindi yo kabyara ihemba neza, mu byizaguhemba iguhemba. Uvuga birivuga ngo abana bawe bose bazabigishwa buhoraho, niko birivuga. Bazigishwa n'isumba byose. So dufite promise ko Imana izatwigishiriza abana. Nagize kese nk'iyo nyine igihe Jose yarananiye byo gutyo, ntaba ndi gusengera umuntu ujye kurwana n'amadayimoni, nirukana umuntu ku muntu akambwira atari Masasu ko uratwirukana utumereye nabi, ariko nawe umuhungu turamufite. Kabwese muramufite, hari icyo wamutwara se ko ashinganye, ese tugahangana mu nyeme, nkavuga uriya afite amaraso, uriya ameze gutya, bakavuga ngo turabizi aracyubaka ubuhamya gusa buriya azaducika. Imyaka 30, kandi ko kugeze 30 yarabacitse. Mbega ibintu binejeje.
urumva bagahanura ukavuga muri basebe inyuma ndakuri ariko wambwa n'umusozi arasara bakwijambo so rero bampanuraga amademoni yampanuraga ko umwana wanjye azakiza mu myaka 30 kandi koko when he turned 30 yatangiye gukora amaklasi and that's how he become so ziracyari ariko ntabwo uwacu azarimbuka kubera isezerano ry'Imana. Number 2 nubwo yananirana kuri none arubaka ubuhamya iyo duhagaze neza azagaruka cyacyo umwanzi amusemo kiza ubuhamya bukomeye bwo guhagarara uyu munsi rwose. Joshua can be a good testimony for people. tukuganiriye neza cyane ariko nsigaje ibibazo bibiri. Icya mbere ni ikibazo ngo mu gihe n'iryari bizaba ngombwa yuko umukozi w'Imana ava kuri ya etape ya 4 ku itorero akamanuka akaza kwita ku muryango akaba atakiri mu murimo mu itorero ahubwo akabaje gukora umurimo mu muryango. Ngira ngo ushize twabiganiye urambwira uti igihe umuryango byanze umudamu wawe byanze wawe ushize inshingano zawe ku ruhande ariko none by'umwihariko turebe ku bana hari igihe bishobora kuba ngombwa yuko usiga itorero ukaza kwita ku bana. Yes, twari dukwiye kuba timing nakubwiye ko rwose mu kintu kigora abakozi b'Imana nanjye ndimo no kubonera umuryango wacu umwanya kuko tuba twagiye ariko kuvuga uti ku kwezi kwa 8 kose nzaba ndi muri konje kuko abana banjye nabo bari mu kiruhuko ndashaka kubona umwanya nabo. Icyo cyemezo ushobora kugifata ugahagarika kubwira ugahagarika kuwazadi ukagira ukazungurukana ukwezi kose Imana igwaye n'ubushobozi ukabasungurukana u Rwanda rwose ukawutembera naho Gisenyi abakozi b'Imana bajya batembera akajya ku mazi kuruhuka no kwambara ikabutura none si abantu abakozi b'Imana ni abantu so rero erega hari ikintu cya mukeba hari igihe n'umugore n'abana bavuga ati se uyu mugabo ko akunda Imana akazi k'Imana turi mu cyiciro abakangaye noneho bigasa naho inzu y'ibanze ifuhiye inzu ya 4 inzu ya 3 umuryango ifuhiye. Rero si byiza ko uba hagati y'abatera ifuhi hagarika ntakizapfa none se upfuye akazi karahagarara none se niba katagara wapfuye hagarara none ugiye kubaka umuryango. Kubende nzo umukozi w'Imana wakoze amakosa rero ni benine ngo umugore amubwiye ati singubona kandi ngiye kukurega tuhagarike kuko akazi naho arandika ibaruwa aravuga ati umugore wanjye yandeze arashaka gatanya atari ko ngewe ntabwo nzahagarika umurimo w'Imana aya ni amakosa. Icyo gihe ni ngombwa ngo cyenda niba ushaka kugenda ngewe akazi kawe kagera ubushize ariko buriya abashaka ko yumva ko afite agaciro n'igarama rwose ugahagarika. Umunsi umwe nagombaga kujya kuri Goma kwigisha kwa mbere ariko nibajya anniversaire ya madame navuye Burundi ngeze hano muri buke genda kandi rwose bantegereje hanyuma nibuka ku mugoroba ku cyumweru nagomba kuzinduka kugira ngo nze gukora igiterane kwa mbere telefone rwose ko umuhungu wanjye wari hariya yarananyumvira ambwira nti mwana wa naribagiwe ko ejo wari anniversaire ya madame unyeme nzatangira kwa 2 nushaka uyu munsi nawe wirwarize wigisha gutyo ariko sinaza nabansetaje ariko ako kantu ko gusibira umunsi umwe ku bwa madame kabaye undi munsi Imana ngira neza nafite miles bese ibirometero bibarwa byasigariye bimaje amatike 5 gratuit mbese bagiye ugenda cyane so uraho andi amatike 2 3 mbajyana muri Afrika. Sabana umuhungu wanjye arambwira ngo dad you are about to become a real dad now. Mbese nguvuga ati niho kiba papa urumva bari bafite igikomeye si kwa abandi bana ubumvaga abandi bana papa babo bajya kuri konje Hong Kong bagiye Dubai
uwacu we harya nta kukiko so ako kantu ko gusohoka nabo by'ubwera bibiri gusa bitatu gutya South Africa nta buri indege bagiye kure bageze gute kabutsemo akantu n'ubu baracyasubiramo amakuru ko baganiriye so ndumva rwose kudafatira abacu umwanya kutabitaho bibatera complexe yo kwigeranya nabo mu rusengero bakumva ko batari abana bakiriwe bagaciro kandi rero basabwa byinshi basabwa ubuhamya basabwa kwambara neza basabwa none tubasaba byinshi ariko utabaha byinshi nabyo ni ikintu yego ni ryari noneho ushobora gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ubu noneho umuryango ukize ku ruhande ngiye gukora umurimo w'Imana nta na rimwe ugomba kujyana nabo nta na rimwe iyo cyemezo ntabwo kibaho nzi ko kibaho kuko njya mbibona kenshi ni amafuti ntabwo mbyumvise neza ntabwo ureka urwego ruruta urundi urusumbishije urwo ruruta ni ukuvuga ngo nimba umuryango uri mu rwego rwo hejuru uri priority kuri ministry wareka ministry for family ariko ntiwareka family for ministry kuko nimba famille ariyo iri hejuru icyo wacumbikisha ni wa murimo naho umuryango hoye urawujyana nawo umujyana mu kazi k'Imana bamenye icyo ukora madamu murajyanirana abana murajyanirana bakunanira ariko nibura wabajyaniranye bumve ko utabataye uko ushoboye of course ntabwo mukora kimwe ariko kumva ngo akazi k'Imana ngiyeho kuki se bataguherekeza baguhaye umugisha bataguherekeza babyemeye nagiye muri Amerika 2001 umupasitori aricara nari ngifite imyumvire nanjye aricara arambwira tuzi n'ibindi ati iri toro nyobora nasigaye ahangaha kubera ko abana banjye baduhaye affectation mu kazi k'Imana bampa itoro Dallas we yari ari Canada ati rwose rifite ibyangombwa riryoshye cyane ati umwana ajya imyaka 8 n'imyaka 10 ati tujya inama na nyina abana baranga ati banze ndasigara nuko nasigaye rero nk'umunyafurika isonjangwe sifata icyemezo twara tw'imyaka 8 dufata icyemezo ngo ntaho njya ndabafakiza aho rero niyo makosa tujya dukora amakosa cyane cyane nko muri Afurika we don't consider point of view y'abantu kandi nabo minisiteri bareba erega urabavuna erega bari kwitanga kwawe baba bitanze baba batanze papa wabo so bishoboka ko rwose utabagonga byafasha so kuvuga ngo musigara hanganye mu kazi bibasabe mbese muse n'abajyaniranye umutima nibura yetu papa ugira umugisha ugiye kugira ubavu uzamara iminsi ngaho itatu wamugana ugeze n'Imana ukabonamo umwe waguherekeza aho ngaho byaba na madame akabwira okay ugende neza singije cyangwa gutya ariko yumve ko mwemeranije mwajyaniranije ntukagire n'umunsi muvuga ngo musigara ahangaha ngiye kuby'agaciro this is just ndumva bidakwiriye numva cyane sinzema numva none natanze ubusobanuro nabyumvise cyane numvaga byari biryoshye cyane kabisa kuko benshi cyane ariko turabashimiye cyane ku bw'ikiganiro cyiza tugiranye ibibazo byo byari byinshi ariko uko biri kose wenda n'abantu bazagenda bagira ibibazo bigiye bitandukanye ntekereza ko Apotre mu mwanya mukeya agira bishoboka cyane yuko mwazagerageza kujya mugera ku itorero hari benshi bashobora kubafasha kugira ngo umuryango w'Imana cyangwa se imiryango irushaho kugenda yubakika. Mbere y'uko dusoza Apotre munyangane mbabaza aka kabazo, hari igihe biba ngombwa yuko umuntu agira ikigeragezo cy'umuntu bashakanye, umudamu we cyangwa se umugabo we cyangwa se umutware we, ukabona ko icyo ari ikigeragezo nyine cyawe kije kugira ngo haje kugeragezwa ko kwizera kwawe. Hari akantu watubwira ngo mu gihe
ukubana n'umugore wawe byanze cyangwa se umugabo wawe byanze umurimo w'Imana waba uretse ngira ngo rutubwiye mu gihe wenda wakoze divorce ariko mu gihe ubona mu kibanye mu rugo bitameze neza kuko bijya kumwanjuka bijya kuba divorce bijya gutana byarabanje kwanga yes kwa muri rucucumbare naho ngaho management komeza yewe nenge kukubaza rero mu gihe muri iyo minsi bitameze neza mu rugo kandi ufite impano y'uvuga butumwa uri apotre cyangwa se ufite inshingano mu itorero ese umuntu uri muri icyo gihe kitamworoheye gutyo akwiriye kubyitwara amate kugira ngo umurimo w'Imana utagawa nubwo nta muntu waba ubizi wagerageje kubigira ibanga ikigeragezo cyawe ariko niki wakora kugira ngo hatagira ikintu kimwe umurimo urimo urakora utaza kugira ikibazo impamvu mbibaje ni uko nagiye mpura n'abantu bahura n'icyo kigeragezo kandi ziri hejuru Imana mu bwenge inamfashe wenda ntange plaisir umugore ni umuntu ni ikiremwa cy'Imana yego nawe uri umuntu ikiremwa cy'Imana inyungu mushaka guharanira nimba utaramutoraguye wenda utaramushatse n'iz'Imana icya kabiri umugore wawe n'umugabo wawe ntabwo Imana imunaniwe yaba igisimba ntawe izamufatira icya gatatu iyo ibintu bisumbana biba bikompitinga nakubwiye ubushize nakubwiye ni umugore wawe adashaka n'ikindi ashaka kumenya gusa ni akahe gaciro afite mu buzima bwawe akamenya ati reka mvuge amagambo ritashobora ahangana n'ibisa na mukeba mukeba rero hari igihe duteza abagore bacu kuba bakeba bakazi k'Imana rero umuntu mbere ko yangirika ngo ananirane harimo uruhare rwacu uruhare rwacu ni iki ni ukumwereka ko ibyo yigira byose ndajya kubwiriza ako ni amakosa kuko abo byose ngo wazamuka wakukubita hasi wakugira gute ndi umukozi w'Imana akazi k'Imana karakuruta ufise icyo rero kizana yamananiza wa mutima so kuri njyewe ndemera rwose ko Imana yakwicyasha wahura n'ikibazo hari ibibazo byingo bitatu niba nakubwiye ni njyewe umuntu watandukanye simvuga wa divorce hari igihe biba ngombwa ko mugira sepa akamenya ati reka mvuge amagambo ritashobora ahangana n'ibisa na mukeba mukeba rero hari igihe duteza abagore bacu kuba bakeba bakazi k'Imana rero umuntu mbere ko yangirika ngo ananirane harimo uruhare rwacu uruhare rwacu ni iki ni ukumwereka ko ibyo yigira byose ndajya kubwiriza ako ni amakosa kuko abo byose ngo wazamuka wakukubita hasi wakugira gute ndi umukozi w'Imana akazi k'Imana karakuruta ufise icyo rero kizana yamananiza wa mutima so kuri njyewe ndemera rwose ko Imana yakwicyasha wahura n'ikibazo hari ibibazo byingo bitatu niba nakubwiye ni njyewe umuntu watandukanye simvuga wa divorce hari igihe biba ngombwa ko mugira separate hari igihe biba ngombwa ko umugore yumva ari in danger ayishingana na rimwe umugabo we imvugo y'Imana kuvuga mu ndimi ntiyabyumva rero iyo akinaniranye cyangwa se yitwara nabi kugonga senga shaka Imana ca bugufi mwerere imbuto uko ushoboye ifashishe abo ushoboye mbese wishyiremo imbaraga zose zo kubaka namba 2 nutereka hasi akazi kabwira sheri ntabwo akazi k'Imana kakuruta urakaruta ikimenyimenyi twicara aha twembi ugize utyo umugore azavuga ati iyi Mana nahagaritse umugaragu wayo nizanyikubitira icyo gihe ntabwo ari wowe ugiye kurwana nawe uba umuteje Imana abandi ntibateza abandi Imana arakakara gutya akavuga sigara ngo umupagani udakijwe we pagani utazi gutya dayimoni igenda ubwo wibagiwe ko
uwo nguwo niwe udetermina ministry yawe. Nagerageje aho ndi kuhumva ndimo nakuru cyane, ariko rero hari ikintu naje kubona ko hari ukubura ubwenge ni wisdom ngiye batanga hari ibyo tutemeranya ntabwo ari byose so akamuri iki ntabwo ngemeye hambere ntawe shiri none se gute ntabwo ngemeye hariya wakabije yes okay so hari icyo byagonze hari icyo umva nakosora ati urugero ubu wagiye gutyo ukagatinda n'abantu gutyo nanjye mbagukene kandi ni koko kandi pe noneho naba nagiye kwa mbere no kwa kabiri kwa gatatu tukabika ngasiba sindagiye mu rwego rwo kujya guhaha no kujya muri salon kwa fili ariko nasibye nawe yasibye turatinda kambwira akambaza gahunda y'imeze uyu munsi ni wowe bikamukanga kuko aba yumva ko apotre yahagaritse ariko ako nakandi ko kumubwira cyakomeye rero hari igihe umuntu ananirana kubera ko n'abamunaniye bamunanije rero mureke guhangana kuko nkubwiye ngo wabyimba wakwimanika nzabwiriza genda ubwo rero mubwiye ngo aho kugenda ko umurimo w'Imana nakureka exactly iyo ni imvugo mbi cyane kambwira shiri ni ishyaka ry'Imana wenda mbikozemo nabi n'ubwenge bukeya mbabarira ariko rwose sinagenda udafite umugisha wawe ndategereje mumbohora sawa nutambohora ukana telefone aho ngaho munyamerika mu nkavaringi aho ngaho ntabwo yakwihanganira kuba mukeba w'Imana icyumweru kimwe bibiri bitatu ntabwo ariko ubigizemo guhangana uzasiga agatwe kandi hari benshi bavuze bumva ko barusenye bagakomeza that's issue urumva ubu uriho umugayo haba mu rugo we ntabyumva gutya aba yumva ko ari umunyamwuka cyane ntabwo akagore kamutinza amakona agomba gusohoza umurimo w'Imana you foolish ntukambere ikigusha gusa ni diamond waje iruhande rwanjye uvuye kuzimu kandi ubwo waramushatse waramurambagije wafashe irembo warasabye urakwa urarahira wambara n'uruzingo kugira biki muranabyarana nimba ari diamond nawe uri diamond kabiri kuko muri umwe so ndumva icyo kintu cya priority nicyo kuko uyu munsi mu kintu cyatuma mpagarika umurimo w'Imana madamu kambwira shiri cyangwa wa mugani ndakunaniye ubirebe nimba wakwikoca ariko ibyo Imana yo mu ijuru umuntu aba ashakana atayiryarya igitabara yo kabyara ati Imana ntacyo nzavuga umugore wanjye ata bazanyita inganzwa banyita imbwa ariko nzaba ndukijije kandi n'umurimo w'Imana azaba afite ubuhamya ariko kubutakaza mu izina ry'ishyaka n'amavuta n'amamisase bose ndumva ngewe bitatu apotre hakana madamu yambajije ejo bundi umunsi wa gatandatu kuwa kane yambajije mbese sheri kuki iyo umugore n'umugabo babanye neza abantu benshi bakunda kuvuga ngo umugore yarakuruse nakabazo icyo kibazo nawe urakizi ko gikunda kubaho si icyo gusa biba na byinshi biranavuga kubera ko mu muco mu myumvire ya kigabo kinyarwanda ntabwo umugore yakabaye inshuti cyangwa umujyanama yakabaye nyine umugore rero ni ukuvuga ngo ubwo si uragandutse ndavuga nawe ukavuga so it's like mugiye kuzana kiriya kintu ngo urananiwe yes ubwo se ni ibiki wigira so harimo hagati yo kuba umutwe ahinduka umushefu akayoboresha igitugu rero iyo babonye plaisir nta mushuti we bakina bumva ko
yatakaje umugabo atakiri kuko umugabo n'uteye ubwoba ni shefu nyine ni sherifu waje ni rutare nyine winjiye rero nicyo biva si ikindi ni uko batamenyereye ko umugabo n'umugore bacudika baba abajyanama bakubahana ariko biri umugabo gira ubwenge ubaha umugore nkaho bazaraganwa ubugingo mwembi ndumva ni gutyo wamusubiza kandi mu bisanzwe nanjye bajya bavuga gutyo asaza avuga umugore gusa yasabye ariko ndubatse ukurusha umugore urusha urugo kandi imyaka 35 so wowe rero w'igihangaje utari inganzwa komeza bwakomeza kugira Imana komeza utegeke uhake utera ubwoba uzambwira amakuru mu myaka 10 iri imbere nta musaruro ese ubundi umurongora wo guhakwa nimba tubushaka kubushaka umufasha kandi mukwiranye kuko ni inshuti yego so rero kuko bitamenyeretse ko umugabo aba inshuti y'umugore ni mu kirambi aho ngaho undi ari aha ngaha ni bosi nyine gutyo niyo mpamvu iyo mvugo niyo mitekerereze ibihari ariko umugore ni mugenzi wawe ndetse ndashima n'Imana hari amategeko nyine wambwa atoroshye mu Rwanda avuga ngo umutware w'urugo ntabwo ari umugore cyangwa se umugabo bivana ufite ubushobozi niko amategeko y'u Rwanda ivuga ubu rero ntabwo umutwe w'umuryango mu Rwanda mu mategeko y'u Rwanda ari absolutely umugabo n'umugore bivana nimba afite capacity to lead. Yes, ndongeye ndize cyane. Imana ishimwe. Amen. Reka tubashimire cyane rero ku kiganiro cyiza tugiranye n'ubundi turaza gusoza dushima Imana. Ntekereza ko umuntu wese afashe umwanya wo gukurikira kino kiganiro hari ikintu kinini yungutse. Nkomeza gushishikariza umuntu wese udukurikiye niba hari ikintu wungutse ubisangiza bagenzi bawe kugira ngo turusheho kubaka umuryango mwiza, aho muri no minsi amadivorce ari kuba menshi cyane, abana bari kwinjira mu buzima butari bwiza bugiye butandukanye, ariko kenshi ugasanga resulta nuko ababyeyi baburiye umwanya. Ntekereza rero ko iki kiganiro umuntu wese uri bukiteho agatangira kuba mu buzima nk'ubwo twaganirijwe n'Imana binyuze muri Apotre bizamufasha, ariko kandi bisangiza n'abandi nabwo uzakoze umurimo mwiza cyane. Reka rero tubakire n'ubundi dusoze n'isengesho. Yesu abamugisha mwinshi. Turanashima Imana ko wa mugani tukomeza n'umuryango wa Pastor Claude wishwe wa mugani n'umwana we ete urumva ko aho bigeze byakadukanguye urumva umwana wibyariye akakugegena ntabwo ari byiza, ntabwo umuryango turawukomeza, ariko bigaragaza ko iki kintu cy'uburere cy'urugo cy'umuryango tutagisuzugura, twagize ishyaka ahandi narwo Imana irahareba, ndetse tugashima Imana ko izadufasha kugira ngo tuzaseruke imbere y'Imana n'abacu, ko nabo ntabwo ari abacu kumanuka. Ndumva ari Mana y'agakiza kacu, ubuhungiro bwacu, turakura ubwatsi, turasabira imiryango yose y'abakozi b'Imana n'imiryango muri rusange, uburere bw'abana, kubana kw'abashakanye, imiryango mbese wa mugambi mwiza ufite imiryango usohoze Imana, udutabare, tabara abapapa, abamama n'abana, ingo zacu zihinduke paradizo, zibe igicaniro cyawe, aho wima ingoma nka Kristo umwami, icyubahiro cyose kibi cyawe ku bwa Kristo Yesu, kuba bazakurikira iyi message hafi na kure, bazubakwe nawe bibakitse, kandi n'imiryango yabo ibe urugero rwiza rw'ijuru ku isi, ku bwa Kristo Yesu umwami tubisaba. Amen kandi amen kandi amen.